cyangwa ahubwo Aneti Murava nanone tugiye kureba neza ashobora kuba yari afite undi muntu nyine ashobora kuba hari ibintu yari ari guhisha Bishop Gafaranga abantu banyumve neza bataza kuntera amabuye kuko kuri iyi mihanda amabuye ariho ni menshi imijugujugu ni imijugujugu ashobora kuba hari ibintu yari ari guhisha Gafaranga yabona Gafaranga atangiye kumuvumbura agatanga ikirego cyangwa se akaba hari cyangwa se niba Gafaranga ari amaze kumuvumbura hakaba hari ibyo batari bari kumvikanaho akamwikiza kandi imiryango ntiyajya muri business z'umugabo n'umugore ntabwo byashoboka bivuze ngo kuko none imitungo nanjye ari ngewe hari ibyo ntari kumvikanaho n'umugore bitari kuvuga ngo ntabwo tubanye neza ari ibindi biri ku ruhande ntabwo famiye zabizamo Meddy araririmba zirandirimba ebyiri za gospel uko biri kose ziriya za gospel ahubwo zizaza ziclosing stage yiwe araririmba urambona araririmba wambereye inkoramutima ziriya ndirimbo nanone twibuka ko n'iz'abanyarwanda bamukundiyeho arakora iki rero Yo, what up, big boys and young girls. Nizere kandi hose muri mumeze fresh ibyatsari. Ngewe ibintu yari fresh bari fresh ibyatsari. Turi kuri Afro Tricks Media, akaba ari YouTube channel yanyu, akaba ari YouTube channel y'abanyarwanda tujye kuzajya tubana namwe 5 kuri 5. Rimaze igihe cy'umwaka wose nakora. Ariko ikintu gitumye nongera kugira imbaraga nkavuga ni ebana reka nongere nubure micro za Afro Tricks Media nuko umuvandimwe yanteye courage arambwira ko subundi ibintu biri kubera muri iyi mihanda ko mbona ari seriye ko ndi kubona abantu ibintu byabaye ibintu ubu turabigenza dute natwe twitereke ndavuze ni ariko ubundi wakwiterekara tubishyire hanze byose ubundi nta myaka 100 yes ntaya ako kantu k'imyaka 100 niko ntajya numva ubundi iyo bavuze ngo nta myaka 100 tuvugishije ukuri wowe iyo bavuze ngo nta myaka 100 ubona koko uri umusozi reka nanjye nkugarukire iyo myaka 100 niyo mpamvu nyine ntayihari ntabwo duteze kubaho imyaka 100 ngo wahaye ibyo duhisha ubwo rero abo bashaka kubihisha reka tubishyire hanze ariko umenya ibintu by'ijambo ry'Imana n'iki nawe ujye urebamo ijambo ry'Imana umuntu abagerageza kureba agasoma nigeze kubona mu kanya mu gitondo mbyutse nigeze kubona akantu sinzi ahantu wagiye gukora mbona bagukubise title bavuga ati ngo umusore witeje imbere izi title ngo umusore witeje imbere mama muri mu bikibuni kara kaborose na ahantu twari turi kubaka ni inzu naye twari turi kubaka arangije ahita aravuga ngo umusore witeje imbere uhembwa amafaranga menshi miliyari none nakabonye ndavuga naguze umusaza uko bazamugumbwa bagira ngo ariko buriya n'ubundi azaza niyo tuba tugana iyo turi gukora turi kuyashaka buriya wasanga yarabonekewe kera baravugaga ngo Kigali ni amahanga ariko byo ni n'amahanga bavuga se Kigali zaba amahanga ati none ndabona yarabaye amahanga koko twitereke rero amakuru ari muri showbiz ni menshi byatari ariko gato ya mbere yuko twinjira muri showbiz tubanza turebe n'abantu bagiye bitereka imbere ya kamera kuri iyi mihanda bakazana amarira ariko ngo bakaba hari ukundi kuntu bacecekeshejwe akaza kitereka ari kurira nkivuga kuri ibyo ngibyo kuri Aneti Murava dore kuri Aneti Murava Aneti Murava we ni igihugu n'isi ni ibintu bitangaje kubona tuvugisha ukuri wenda ntago muciye mu ijambo kera nyine baviye bacu kuntu bajyaga gusaba n'ibiki byose hazagamo akantu ko kuvuga ngo bagiye kumusabira nk'umugeni mu bukwe bisanzwe nyine hari utugambo twacicikana ngo uriya ni umushoferi ngo uriya ni umwarimu muri iki gihe twe tuzahe turongora
dukora iki ni ukutubeshyira ariko nta muntu ubura icyo akora kuko n'ukora ubusa aba afite icyo akora buriya umuryango kwa Aneti Murava nk'umusaza wasabiye Ezekiyeli ni Ezekiyeli avuze ko ari bishop asi ijambo bishop koko neza bishop uriya rusengero nese abantu bangaye abantu barenga 1000 niba bamuzi ku izina rya bishop ako wamugani bagiye kumusabira bavuga ati bishop gafaranga bishop ariko akaba ari bishop yo kuri bishop mu mihanda nyine ni bishop y'imihanda nese nta ntama yowetuze nta n'urusengero ateraniramo ariko by the way yari afite udu speech yavugaga ukuntu ukumva nyine dusa nkaho turi gutacinga imitima y'abantu zira speech rega nawe wazandika yes ni bwa bwesukora zira speech nawe wazandika nukuvuga ngo yari afite kunasha ku mihanda yari afite gukonfirma abantu ku mihanda ukuza yita bishop rero n'ama speech birabisaba kuba warize ukandika speech cyangwa se gutekereza ko bati speech hari abo yakora ku mitima nawe ukandika ukayikora Aneti Murava bamutayemo kuko tukiraho kuri iyo speech hari ahantu byibuze certificate yaba afite y'ishuri yuko yize Bibiliya byibuze ubona buriya iyo umuntu yavuze ngo urukundo cyangwa runaka akundana n'undi cyangwa iyo umuntu avuze ku urukundo we bumva iki ubundi igisobanuro cy'urukundo ni ukurindagira ko mitima kurindagira ko imitima nawe uri guterana udushinge urambwira ngo umuntu wakunze wese aba yarindagiye umutima wiwe warindagiye none se ubwo bivuze ngo ubukano kanya sobanura neza ubwo umuntu yarindagira gute umuntu arindagira ntabwo ari umuntu warindagiye ahubwo ni umutima we warindagiye ni umutima we warindagiye ni ukuvuga ngo umutima mbese kuko icyambere cyo umuntu ujya kumukunda hari ubwo bumuzi ubonye umuntu direct n'amarangamutima kuyobora n'amarangamutima kuyobora nyine ayo marangamutima aba yasaze aba yarindagiye ntago abakiri ahantu hamwe Aneti Murava agize harya saga zirabaye avuga ati umugabo wanjye nkajya kumurega amaze kumurega bamukubise iminsi 30 y'agateganyo twibuka ko ibi bintu hari umuvandimwe bigeze gufunga bamukatira iminsi 30 y'agateganyo birangira avuyemo amazemo imyaka 5 mu izina rya Yesu kandi none ajya kuvamo abaye umwere yababa we ukibaza ngo iriya minsi 30 nta magarama aho ngaho bamuhereza ya hehe avamo nkuko yinjiye kuko nyine n'igisobanuro baguhereza nawe urabyumva wari ukiri gukurikiranwa iyo minsi 30 uba akiri gushaka ese ni iki cyagushinjura cyangwa se ni iki cyagushinja ntago bakurekura rero cyangwa bavuye ko uri umwere batabibonye ko uri umwere hasi ubundi wamugani ko yo mama nshaka kwibutsa Aneti Murava ejo bundi yarifashe abaranditse mwaramufashe mushyira mu gifuka murako buri gitangazamakuru ati umuntu wakugira inama biriya bintu ubona niwe biriya byose niwe wabiteye ariko yaravuze ngo niba wowe uri aho ngaho ushaka ko tugirana ikibazo akubura yatanze kode nuko abantu batabyumvishe ngumva ngo njye n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye rero wamureze umuze ako kantu njye n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye ahubwo wowe ushaka ko tukigirana ikibazo n'umugabo wanjye nzakigirana nawe ikibazo barakigiranye buriya yabwiraga ntago yagiye kujya kumutanga muri RIB ijye kumufata imuhereze polisi bajye mu bugenzacyaha bakore investigation bamukatira iminsi 30 nta kibazo bafitanye akabazo nifite ni kamwe iriya statement yakoreye kuri YouTube channel y'umugabo we nawe avuga ngo nta kibazo afitanye n'umugabo we ako nta kambere twarakumvishe aka kabiri ngo wowe niba wowe uzi neza ko mfitanye ikibazo ahubwo ndaza kugira ikibazo nawe bore yabwiraga abafana yabwiraga abanyarwanda arashaka kuvuga kubwira twebwe turimo turabivuga noneho turimo turashaka gushyira nyine yabwiraga nde muri ya code ibyo ngibyo nareka kutubeshya kuko ibyo ngibyo arashaka kwiyerurutsa kandi ntago biri buze gushoboka kuko n'ejo bundi yakoze indi statement ngo akumbuye umugabo we ya kabiri hari ya kabiri asohotse se yabivuze se akumbuye umugabo we amukumbuyemo iki kumukarabya kumusiga ibyo byose ni ugushaka kuturindagiza cyangwa se ashaka kuba abanyarwanda sinzi ukuntu bajya babivuga ngo niba ari rwibitse ingoyi sinzi ukuntu babivuga ashaka mbese ariko arashaka kuyobya uburari
nuko uyobya uburari ashaka kuyobya uburari kandi ntago biri buze gukunda. ese tuvugisha ukuri Annette Murava akunda Bishop Gafaranga mu mboneza ubona mukunda koko ese ubundi yamukurikiye iki reka buriya bari imihanda tugiye gusesengura ibintu bibiri Annette Murava na Bishop Gafaranga ni abasitari muri iyi mihanda ese uko ubona ari urugo rwari rufite urukundo ku buryo ki umwe abajya kumurega ngo amuhoza ku nkeke kandi noneho umwibutse ko uguhoza ku nkeke biri mu bintu ushobora gukatirwa kuva ku mwaka n'imyaka 5 ikageramo. Babipima bate kandi ibi bintu kugira ngo ari nayo mpamvu mvuga ngo arimo arashaka kuyobya uburari ngashaka kutwereka ko Annette Murava arashaka kutwereka ko ibyo yakoze bisa nkaho yabikoze bimutunguye atakagombye kumurega. hanyuma kesi kaza ifite umutwe wahoza iyi kesi yo guhoza umugore ku nkeke ari n'umugore wawe ni kesi ikomeye kuko guhoza ku nkeke harimo no gukubitwa. none se tuvugisha ukuri nkaba naragukoye mama yangu nkagukwa ayanjye iwanyu bakakumpa ntago byavamo ntago byashoboka. Annette Murava rero ni igiki nk'abakobwa bari kumureba cyangwa abitegura kurushinga barigira iki kuri Annette Murava ahubwo se wari kubigisha iki wenda kuko kugira ngo nkubitana n'abangurana na muclosing sibyo ibi bintu mbere niba ibingi bari kuvuga ngo ngarakumbuye umugabo we yakabaye kuba yarabitekerejeho mbere akicaza inshuti akicaza amafamiye yarahari famiye zirahari igihe wa mugara bakicara bakajya inama ati ibintu biragenda bite ese wasanga ari umuntu muri famiye wamugiriye inama gukora iriya kope ubwo muntu nawe nta amufate ko nta nama imurimo yaramuroshye aramwoshya bivuze ngo yarenze kuticaza famiye yakabaye kuba yaricaje famiye zarananira nese ubundi famiye zikigiye mwana uzibona gute bro ko nazari insazi ariko se ku buryo wavuga ngo umugabo ari kumfata gutya cyangwa se umudamu ari kumfata gutya bakananirwa guhaguruka ngo babagire inama hasi ubundi kagoroba k'ababyeyi kagiye karahari ahubwo se yagakoresheje ikiwe kandi karahari kuko kandi nyamara hari ibintu sometimes leta ivuga ibintu abantu bakabicaho hejuru mu midugudu iri hose hari cyo bita utugoroba tw'ababyeyi iyi mihanda rero ahubwo abantu badukoresha iki kuko utwo tugoroba tw'ababyeyi nitwe twakabagiriye inama ko bagomba kwitwara n'ikibazo yaba afite akegera mugenzi we views ko zizarikora nicyo kibazo zirana views rero nicyo kibazo ubuse dufaranga akuye muri kariya kantu koko ni hari gushakira amagarama kujya gukora ibintu abantu benshi baraza bakagira ngo baraho ngaho ngo baratwika ariko se ari gutwika yarangije kumushyira yakabaye kuba yarabyirengagije niba barashaka no gutwika Bishop akava kuri kamera Murava akazaho akatwika Bishop akazaza wenda tubeshya ko ari yavuye hari ijambo Bishop Gafaranga yagize kuvuga ngo abantu benshi ngo bazi ngo ko yakize ngo cyangwa ngo gushaka ngo umugore ngo bazi ko ari ryo juru ngo juru rya mbere riri ku isi nukuvuga ngo iryo jambo naryo tugiye kuri nonosora neza turaza gusanga hari ikintu yari ari guhishamo bivuze ngo yashatse Annette Murava abantu banyumve neza azi ko ashatse ijuru rito anagezemo asangamo izindi mbaraga asanga ahubwo ni ukuvuga ngo cyangwa ahubwo Annette Murava nanone tugiye kureba neza ashobora yari afite undi muntu nyine ashobora kuba hari ibintu yari ari guhisha Bishop Gafaranga abantu banyumve neza bataza kuntera amabuye kuko kuri iyi mihanda amabuye ariho ni menshi imijugujugu ni imijugujugu ashobora kuba hari ibintu yari ari guhisha Gafaranga yabona Gafaranga atangiye kumuvumbura agatanga ikirego cyangwa se akaba hari cyangwa se niba Gafaranga yari amaze kumuvumbura hakaba hari ibyo batari bari kumvikanaho akamwikiza kandi imiryango ntiyajya muri business z'umugabo n'umugore ntabwo byashoboka bivuze ngo kuko nanga imitungo nanjye ari ngewe hari ibyo ntari kumvikanaho n'umugore bitari kuvuga ngo ntabwo tubanye neza ari ibindi biri ku ruhande ntabwo famiye zabizamo iriya hoteli ni iya Gafaranga ntabwo ari iya Gafaranga nanone iyi hoteli niba kuko ari iya Gafaranga ishobora kuba Annette Murava hari ikindi kintu yari ari kuyibyazamo cyangwa se
bakaba ari abashumba hanyuma bosi wenda wiriya hoteli akaba aravuga ati noneho agafaranga ndabona wowe biri kugenda nabi umugore najyeho bikaba ari byo byaje gutera saga mu rugo rwiwe kuko kugira ngo Bishop agifata umugore akubite banazemo no kumufata ku ngufu nkuko babivuga koko urumva hari ikintu kiri very 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 heavy. Oya nitujya kubireba neza turasanga hari ikintu Annette Murava ari guhisha. Turi imihanda tuzakimenya kandi bidatinze turaza kugishyira ahagaragara. Icyo ni kimwe ahubwo we nakomeze atwereka utwo tuntu biraza gutuma tuvumbura ibindi biri inyuma. Ariko baramubujije ngo ntazongere gukoresha imihanda ntabwo yize yaranyerenyerera nabi. Oya nashaka yikoresha nta kibazo kuko biraza gutuma tumenya ibyo ari kuduhisha inyuma. Icyo ni icyambere. Icya kabiri rero ejo bundi hazaba icyo bita conference muri Amerika. Hari haciye igihe kingana n'imyaka igiri muri myaka 10-15 umugabo bita Meddy na The Ben bameze batya batari badahura ku rubyiniro ngo basuturuze guhurangira ngo duheruka no kubona basa nkaho bahura ni igihe kinini gishize batarongera guhura nyuma y'aho bose bagereye muri Amerika. Ejo bundi rero lebo bakigeramo lebo bakoreyemo umwe Meddy yayivuyemo aragenda ariyo bahuriragamo. Ubwo urumva ni igihe kinini gishize tutababona niko navuga. Wenda The Ben we twari tumufite mu Rwanda mu gihe gito yagishize ariko igihe ngira ngo no kuva Meddy yarongorwa Meddy bafite abana babiri ngira ngo duheruka kubona indirimbo imwe ya gospel. Indirimbo n'ebyiri gospel ariko tukiri aho ngaho ku ndirimbo ze ikintu ndi kwibaza ni kimwe araza gukora indirimbo yarasanganywe cyangwa araza gukora nanjye ako kantu niko ndi kwibaza ngira ngo nyine turebere kuko urumva iyi mihanda nkuko tuvuye kuri Annette Murava tubona ko harimo ikintu gisa nkaho kiri kumubwira ati kora iki ngiki bizuvuga ngo bafite abajyanama. Rero umugabo bita Ngabo Medal aka Meddy urumva afite umujyanama umuyobora mu bijyanye n'umuziki nizere ko adakora umuziki ku giti cye ntabwo yabura invitation kandi nanone ikintu kibabaje rero utaruzi hari statement saga yigeze gusohoka amezi ashize menshi cyane agaragaza ikintu cyatumye Meddy ava muri sekera ajya muri gospel. Babanje kuvuga ko ari umugore we uri kuyimukuramo babanje kuvuga ko ari umugore uyikuramo ibyo ngibyo bivaho baraza kongera baravuga ngo yigeze kujya kuririmba muri Rwanda Day bamucurangira nabi nyine ngo ntibamwubaha nkuko yumvaga bashaka kumufata akaba ari cyo cyatumye ajya muri gospel. None se muri gospel agiyeho bamucurangira neza urumva utwo tuntu tugenda tuzi imihanda ariko kuko Meddy tumukunda ibyo ngibyo nibyo abantu bagenda bakreya wena nabyo ushobora gusanga birimo ariko nkwibutse ko uwacuranze nabi kuri Secure n'ubundi yanacuranga nabi kuri gospel. Ako kantu tukagendemo neza ko abahanzi kuri iyi mihanda abaririmba live niba keye tugende rero dondosha ako kantu idonido kuko niba baramucurangiye nabi kuki atateye playback y'indirimbo ze. Hari ukuntu umuntu agira depression hari hanze nangara hari ukuntu umuntu agira depression mugabo ngo ukumva umuntu ari muri Amerika. Ese uruzi ko muri Amerika bakodesha badakodesha wabizana ako ni kamwe. Mbwira rero ukuntu Meddy yaramaze mu gihe kingana n'imyaka myinshi atajya muri conference zihuza abanyarwanda baba hanze. Ubu kano kanya Meddy na batwumve neza turi no gupromoting igitaramo cyabo by the way. Ariko icyo turi kwibaza ni ikintu kimwe cyoroshye Meddy araririmba zirandirimba ebyiri za gospel. Uko biri kose ziraza za gospel ahubwo zizaza zi closing stage yiwe araririmba esurambana aririmba wa mbere inkora mutima zirandirimbo nanone twibuka ko niza abanyarwanda bamukundiyeho. Arakora iki rero kuko n'ubundi ntago ari buze kuri stage y'iminota 7 ngasubiremo indirimbo ebyiri gusa. Ese ishusho noneho Meddy ari budusigire muri iyi mihanda ya showbiz arasiga inkuru imeze tenari najya kuri stage akaririmba inkora mutima akaririmba amayobera akaririmba zirandirimba zose birasigira iki showbiz nyarwanda nono
amahirwe afite namwe ntago yigeze avuga ko avuye muri secure. Oya yarabivuze statement yaravuze ngo ngiye mu nzu y'Imana, ariko ntago kujya mu nzu y'Imana ntago bivuze ngo mvuye. Oya yashyizeho statement yujuje ibyangombwa, avuga ko asezeye umuziki wa secure, agiye gukora umuziki umeze gute. Ubwo rero naza dukubite playback y'indirimbo ebyiri hanyuma ave kuri stage. Nabyo birashoboka, reka tuzabitega amaso. Ariko se nanone nk'umuntu ufite izina ringana n'iryo Meddy afite, byashoboka guteka kubita stage y'iminota 4? Ko birashoboka none ubwo ngubwo. Reka nyine njye nakubwiye ngo reka turebe iyi convention center izabera Dallas, ndumva ni Dallas Texas, niko nyarumva bivuga. Reka turebe izasigira iki showbiz turi mu kano kanya, turebe ko byibuze amatiko ari muri showbiz yagira ari cyagacururuka. Oya ntayo, kuko nta kindi afite gukora, nuko ahereza abanyarwanda indirimbo yabamenyereje. Cyo ni kimwe. Icya kabiri ajya kuvanga ari muri gospel. Gospel ntago ari abanyarwanda bamukundiyemo. Cyo ni cya kabiri ko twamukurambona azadukubite izi ndirimbo zose twamumenyeho zigera mu gihumbi. Zigera mu gihumbi uhereye igihe yahereye zirimo. Ahubwo afite igikundiro cya danje. Uwo numwe undi mugabo ufite ubwenge bwinshi, yaraje aducamo. Mu kuducamo tugira ngo ari mu mateko ushaka kandi ari muri business sha. Warubizi ko ngiye kukubwira amakuru nta wundi muntu urayavuga. Warubizi ko umugabo bita Mugisha, umuntu iyo yitwa Mugisha bari Mugisha kabisa, yuzi kubikoresha neza. Ubundi akenshi bakunda kubanga izina n'iryo muntu, ariko burya ari umuntu ari uko rikoresheje neza nko warubivuze. Umugabo bita Mugisha Benjamin aka The Ben bro, uriya mutipe afite imibare. Ibaze ko mu gihe amaze hano mu Rwanda, reka duhere saga we na Bruce Melody. Bruce Melody we ni igifi kinini. Bruce Melody iyi saga nanone wibuka ko yatangiye The Ben ataraza mu Rwanda, ubwo yazaga i Burundi. Nyine ibyo ni kukubwira idonido ry'ahantu The Ben afite umutwe wa danje, ariko byafashije aribo afite gitaramo aho kugira ngo bashyire amafoto ye ku mihanda. Oya bashyiraho amafoto ya Bruce. Oya ntago ari uko nguko. Umva nkubwire rero ukuntu umugabo bita Ben afite ariko na Bruce nawe afitemo IQ iri hejuru. Bruce na The Ben bashobora kuba baricaye bakavuga nti rero abakire bo muri iki gihugu ntago turi kubakuraho amafaranga bigaragara, reka nkwereka akakintu dukina. Nge niko mbibona, urumva. Niyo mpamvu nkubwira ngo kuri iyi mihanda no gucleaninga. Ni gute wambwira ngo abantu bakoze saga ingana kuriya n'ibinyamakuru birahaguruka birahagarara, abashaka kuringaniza ngo barebe byari byo barahaguruka barahagarara bo ubwabo. Bruce niyo wivugiye ngo niwe uyoboye umuziki nyarwanda, ahubwo ngo nibazane ngabo bahanzi bandi bavuga ngo banyuze akanyafu. Umva rero urahita ukomeza. Umva rero ahantu Benjamin Bera abera igisimba shani Tiger narabyemeye pe. Tiger pe, warubizi ko muri izi saga zose havuye etage ebyiri none uwo muntu mwumve. Niyo mpamvu havuyemo etage ebyiri ngo wambajije agaciro izo etage ebyiri amafaranga zifite ako gaciro. Saga ya mbere yahise ahereza umugore we Range Rover. Oya ira Range Rover ntabwo yaje kuri saga ya mbere igize igitangira. Reka ira Range Rover ni umukire bro, ira Range Rover ni umukire. Ubwo nabyo urashaka ngo tubishyire hanze, waretse tukaba tubishyize inyuma y'amarido. Inyuma y'amarido nyine ndagira nkwereka ukuntu Mugisha ibintu bye byose. Mugisha buri ajya kumera nka King James ejo bundi niwe wabonye ko yasizwe byaramucanze biramusiga. Urumva we yagiye muri business yumva ko anytime nabona amafaranga azagaruka byoroshye, kandi ntago arize ko abana bari kumwatakana ikibuga banubaka n'inzu za danje. Yabonye iranzu yo kuruyenza amaze kuyuzuza ari mu bana ariko bateye intambwe aravuga ati nge ndatereka etage mu kivuga ngo nkwe. Ndagira nkwereka ukuntu
amaze kuvanamo etaje ebyiri Benjamin muri claimation mu guclaiminga urumva ngewe simbona ibitaramo akumbwira ukuntu ushobora kuza muri saga zikamara imyaka itatu uri gukora ibitaramo uri kuririmba ariko indirimbo 10 ukoze ugatanga statement ko zitwaye miliyoni 40 nge numvishe saga yabaye ejo bundi mbere y'igitaramo bakoreye i Bugande numva amafaranga bamuhaye mpita ndeba ukuntu bamukoreye indirimbo na Diamond ndeba amafaranga umukire yasohoye hafi miliyoni zirenga 140 wumva uwo muntu indirimbo irasohotse ibyo bivuyeho haraje umukire amubwiye ati dukore ni nka pranka dukomeze gutyo ejo bundi akoze agiye mu bukwe nabwo bamukubise akayabo Diamond amufasha ukuboko buri indege bagiye mu igitaramo kivuyemo ndi umusa aya mezi 6 umugabo bita Mugisha Benjamin akoreye miliyoni 800 kandi ibyo byose ejo bundi agiye muri convention zabera muri Amerika ntabwo tuzi amafaranga azahembwa uyu mwaka uzashira nta ndirimbo ya Sama iri kuduherekeza ntayo urumva ejo bundi wumva ukuntu nawe ari IQ ejo bundi tugize dutya tubonye ko umugabo Bruce Melody agiye gukorana indirimbo na Diamond iyo ntabwo iteze gusohoka vuba urumva Bene yavuye Bugande amaze gukorana indirimbo n'icyamamare cy'Ibugande cya Danje cyitwa Baraka uri kumwumva uwo muntu oya umutipe we asa nkaho ahubwo azi icyo gukora kuri iyi mihanda twebwe abanyarwanda turaho ngaho turi gusanga urumva ngo industry ngo y'umuziki ntitera imbere bari kudukoramo akazi kandi bari gukora Bruce Melody noneho ari gusaba ngo undi mukire bazakorana ku mwaka azajya amushimisha miliyari turajya he kubera iki niba Ben amara umwaka mu mezi 6 akabasha gutereka etaje ebyiri zikavaho wajya kumubarira umutungo yinjije ayo tubara udufaranga dukeya abari make kuko miliyoni 800 ariko nanone ayo ngayo nayo yatangaje ayatatangaje nganata bano bajama bari kwicara bagashaka kudukreyamo saga views bazizamure abakire bavuga ati shora hangaha ndurandi kuvugwa leta birye kandi koko nibyo umugabo rero the Ben tumuve umugore urasa ndamwita umugabo ndamwita umugore burakimenye koko hase bura karakaguru karavunitse burundu byararangiye abatipe nabo bari kuza kutubeshya okay yagize impanuka byo birumvika oya impanuka yo yarabaye nase amaze igihe kingana cyadakora ariko nanone kuba yarabaye ntago bivuze ko kuba yakwicara agakora byananirana nase tuvugisha ukuri sibyo Kimenyi ava muri APR nta abakinnyi bo mu Rwanda nta senase bagira babuzwa n'iki kuzigira icyo ni cyamba reka tugenda neza icyambere ari muri APR iri mu makipe ahemba neza kugi APR iri mu makipe idashobora kuburira abakinnyi babo ubwishingizi sibyo ariko nanone kuba batabura wenda tuvuga ko wenda yavunitse ku buryo atasubira mu kibuga sibyo ibyo ni kimwe icya kabiri nge ndi kwibaza ni kimwe niba maze nk'umwaka cyangwa umwaka n'igice adakora ibyo bintu nk'umuntu wahembwaga ku kwezi ntabwo yigeze yisevingira ku buryo ki imihanda itangiye kumuclaiminga ngo ni umukene ako kantu kabike neza ngo ni umukene nayo nisaga bari gushaka kudukururamo nanone kugira ngo nawe akomeza azamuke ate kandi urugo rwe rwarasenyutse imihanda ni kwivuga imihanda ni kwivuga ariko se niba reka tureka ko niko imihanda iri kuvuga yego ayo ni amakuru y'abamotari uyu mugore we nakasamutwe atuvugisha ukuri Kimenyi niyo wasabye uriya mukobwa cyangwa uriya mukobwa niyo wasabye Kimenyi akumbwira umukobwa ukora miliyoni 2 muri weekend kwa gatandatu ebyiri umufuka twibuka ko afite cano niyo ryo harimo yango akorera kuri ntuza zingahe akorera ku gitangazamakuru kimwe cyonyine kuri televiziyo nabwo nagasaha nta makuru ufite
akore amakuru rero uze kuza kujya kunoza gicana we ikindi bakita ngo iki hariyo nabonye bari gushyiraho aga content reka nako tuga promoting nta kundi ngo ni date abantu muri comment byanshimishije bari kumusaba umugabo ngo next date ngo uzatuzanire kimenye kandi wibuka ko ibi ngibi ari gukora niyo mpamvu iby'imihanda byo kuvuga ngo urugo rwe rwasenyutse ntabwo ndiko byizera rwasenyutse rute ubu bwabo ko batarabitangaza nyine none se nese umuryango nawe bamere nk'anete murava umuryango nawe bamere nk'anete murava yani bareke kuba nk'anete murava barani kamugerega kandi none twibuke ko bari ari abastari kandi kamugi bari na abastari muyangara hostinga imenye kimenye yive ukuguru ko kwaravunitse by'intango urugero ariko ntago ko nakaguru kavunitse ntago kamubuza gukora kubera ko aragenda n'amaguru yiwe ntambaga afite nicyo nshaka kutuvugaho ko atacitse amaboko urumva kuki iyi mihanda iri kumwita umukene kandi twibuka ko muri APR yari ari mu bakinnyi bahembwa amafaranga neza no mu mavubi yari ameze neza hanyuma ni gutatizigamiye ibyo bishoboka bite ko imihanda ubukano kanyiri kumwita umukene ariko se ramwita umukene gute ininza afite akaba tipa ari kudukoramo akazi niyo mpamvu ndi kukubwira izi ni saga bari gukora kugira ngo ubu bwabo babanze bazamuke ahubwo twitegure nyuma y'iyi saga niki bagiye gushyira hanze ahubwo ngewe ikintu ndi kwibaza ni ikintu kimwe iriya content kwihenze bazayikomeza uko biri kose ntago bagiye kubikora badafite backup ako mwana sinkubekere rero tuvugisha ukuri twe kugira twe kuvuga ngo buriya umuntu nakora ikintu cyiza iyi mihanda tujye twemera pe iriya content ya Muyango ni sawa nuko bizarangira hajemo amashyari kuba ari sawa ni sawa ariko nanone ubu abastari bose bagiye gushirira hariya none ubumve bagiye kurwana n'amarangamutima yacu Roskana bamuzanye ariko Roskana ni umuhungu n'umukobwa Roskana n'umuhungu ko mbona bayigira gutya nk'abakobwa ngo hehe ni ibiki we wasanga nawe ari umwe muri babandi oya mwana we igihugu cyabagipfushije n'izina ry'Imana ntago ariyo nama namugira uzuko yitacinga hagira rya intoki zigize umugabo nese bira turabyita ibiki we gusa ibi bintu biri kuri iyi mihanda babigabanye bareke gushaka kudukoramo akazi ariko rero nanjye turabona aho turi bugane uretse abantu baraza bakigira ibigoryi ejo bundi ukabona guza imodoka ukabona yubatse inzu twamutukaga turi kumwe nkawe ejo bundi nzakubona ejo bundi ntabwo uzongera kunsuhuza bo neze nkubeki ubu ejo bundi nubona mu diaspora dore agasura kawe kameze neza ejo bundi nubona mu diaspora shwi ntabwo nzongera kukubona ahubwo niba hari niwe Imana yangeneye nageraze mu diaspora se diaspora njya numva bavuga ngo diaspora baraha ngaha nabo njya numva ngo yakurongo yakujyanye hanze ngo uhinduka umukozi icyo kibazo ariko njye ntabwo nava muri runo Rwanda ubwo yagenda akagaruka wahita uba mu makaca bahati umugore wari hanze wari ahangaha we ari ubuzima bumeze neza dusoza rero ibintu bitatu tugiye kuzajya twibandaho cyane ntago nshaka ko twibanda ku bintu byo kuvuga ngo dusesengure ngo tuvuge ngo runaka ngo byagakwiye nge nkunda bara kugira abantu inama oya nibyo niba no kuvuga ngo niba wenda umuntu asesenguye akagira bimwe ashyira hanze ariko byibuze turebe niye nama tubasigiye kano kanya ariko abantu nyine kuko ari bwo tukibitangira bikiri bishyashya imirindi baravuga ngo imirindi mishya ngo gira gute itera amabavu imihini mishya itera amabavu ngira Kinyarwanda cyo ntago ari ibintu byanjye no mu Kinyarwanda twajyaga kwiga Ikinyarwanda y'abana ngahita nshaka nk'ikintu nkora nkaba nicaye kwa directeur mu biro mimbere ndi nko gukora karoti kubera Ikinyarwanda bivuze ngo rero YouTube channel yacu tugiye kuzajya tubana namwe 5 turi kumwe n'umuvandimwe aho mu biganiro byinshi tuzatugirana ni ukuvuga amafuti bano bantu bo muri iyi mihanda bakora ari kuri iyi mihanda
hari amafuti ngiye nakubwiye we oya yakubite tubangura tuguruka nta kibazo kirimo mbega amafuti we umugabo bita Jihad bamuhaye amakuru arangije ayasesengura nabi Jihad reka nkugire inama nawe rero ibintu byo kwivugisha ngo ni code ngo ni ibiki ibaze ko Jihad yatinyutse kuvuga ujye ubona iyo umuntu bari kumurega mu rukiko yaratinyutse no muri comment z'ikiganiro yakoze birimo ntago ngiye kuvuga ngo ndakotinze mu kiganiro yakoze Jihad comment birimo yafashe inzu twubaha cyane yagize ikintu ikora kuri iyi muziki yose twumva ituma hanabaho ibyo bita ama competition ituma abahanzi benshi bamenya amafaranga yatinyutse Kina Music aratinyuka mu kudondosha avuga ko umwana wa Platine ari uwa Kerema umwumva icyo kintu ibi bintu Jihad ubu koko gutinyuka kuvuga ko Clement yaba ari we the big boss ugena runaka agomba gukora iki ibyo bintu koko Jihad rero ikosore tukugira inama ubutangiye ninongera gukora ndashaka kuzagira inama Jihad kandi ndashaka kuzafata nk'ibiganiro nka Senkani urumva ibiganiro Senkani nzaba ndi kumugira umusitari urumva icyo ni icyambere icyakabiri nzaba ndi no kumugira inama mu Rwanda ntago twemera nawe agera yisuzume yego mu Rwanda ikintu cyambere ngiye kuvuga kandi ngiye gushyiraho iteke ku buryo kugira ngo Jihad tutamuhagurukiye ntago byavamo mu Rwanda muri societe nyarwanda uburyo twubatse ntabwo turi imfura ibintu byo kuba igifura ntago ari byo ibintu byo kuba umutinganyi ijambo gutingana muri imihanda ngenda ndashaka kurica uzi ko abatipe bari muri propaganda zo kwamamaza bari kwamamaza nasoro ibaze ko nagasuku yafashwe hari cyo bita trap umutego arirwa banga igitinganye Jihad man uzi ko uhura n'umukire ari n'umutinganye bya nyabyo boro ariko bashobora kuba basa nkaho bafite amakampani abashyigikiye ayo makampani rero abashyigikiye Jihad nge ninongera kumva Jihad ari kwivugisha ngo ngewe se ngo niba ndi umutinganye naza gutinganya naso bro umva nkubwira wa murezi aya nawe nta muntu w'umugabo ufite ufite umubiri nk'uwo afite ungana nk'uko angana murezi afite ubwanwa bwuzuye akanwa urumva arirwa ngewe se ndi umutinganye umva bro kuvugira hejuru umva buriya rero mu Rwanda hari abantu batazi gukora showbiz rero nk'uko ngo twicariye aha ngaha nge nshobora gufata telefone nka making show hano Jihad ari gukorera ari no mu kiganiro si mu public figure nge nkaterura kamera yanjye nkabwira umukameraman tukajyana tugakora ikiganiro live kandi ku ngufu nkabwa ni Jihad mbwira ibintu bitatu bituma uri umutinganya murezi nkafata nk'abasore nka batanu wari tugiye gukubita Jihad nyana yimbwa niba ari umutinganya kandi ntago twamukubita ariko nuko ucyaka ko iyo video ndamutse nyisohoye nkuko ari kwandagaza abandi nge yajya kundega ngo namusohoye video ngo ndi nabwa nege no muri nabwa ribo twe mu Rwanda twemera abatinganya uyu murezi niba yazanye bino bisitwera bino ari bari gupromotinga ibintu by'ubutinganyi ndamukubita mu mfunge oya nabireke kandi usibye nawe n'abanyarwanda bose batureba bari ibyo dukora byose bamenye ngo nta butinganyi nta munyarwanda wo kumutinganya Bugande nabonaga babatwika natwe twabikora twamutwika oya ubundi ibi bintu ntago ari byo nta n'ukuri kumara turababaye ijambo gutingana cyangwa bino bintu abazungu batuzaniye bro ni indwara yandura mwana hari ibintu abantu batumva psychologically mu mutwe ibi bintu birandura nge nkubwire umutipe nge twakuranye wibogare nziza umeze fresh yikojeje hanze agarutse ahangana basigaye agenda ameze atya ngahibaze Herve ngeje ubundi twarahuye amazuru yose navuze Herve mu Bufaransa ze nuko ibintu bimeze nta muntu w'umugabo wo kwirirwa yigize umugore dusoza rero Jihad kano ka message nikata kugeraho nzongera ngukore ikiganiro ninongera kumva live yawe nge guhaye warning ninongera kumva live yawe iri gukora nagasuko muri nagasuko nzamugarukaho urumva muri kuvuga ibyo bintu inge nzagushakira ushaka ikinyamakuru cyo muri Amerika bita TMZ turabashakira ibinyafu bashaka ikinyamakuru cyo muri Amerika bita TMZ nge TMZ ndayizana mu Rwanda barebe kuko nakazi tugiye kugakora dusoza bwira ijambo rimwe abantu batureba abatureba dukunde
ariko ntibadukunde by'urukundo ngo imitima yabo irindagire ngo amarangamutima yabo yose bayatwerekezeho nabo bisigarize hanyuma ubwo ikibindi abatarakora sabu bazikore basharinge and then noneho turabaziye tuje kubereka ukuri